ko account yawe ishobora kwibwa mu masegonda make niba udafite umutekano uhagije. Muri iyi video tugiye kureba uburyo bwo kurinda email n'izindi social media account, uburyo twazirinda. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze umutekano ku ma account kuri email yacu cyangwa se ku zindi social media account, ni ukuvuga ngo tuba tuvuze password cyangwa se ijambo banga. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gucreatinga account bakubaza gushyiramo username ndetse cyangwa se email na password. So batubwira yuko rero tugomba gukoresha password iri strong nk'uko bisanzwe. Password iri strong, ubushakashatsi buvuga yuko igomba kuba igizwe na character hagati y'8 na 12 cyangwa se izirenze, ariko uzashobora kwibuka igihe cyose uzaba ukeneye gukoresha iyo account. Ni ukuvuga ngo iyo uramutse ukoresheje password iri weak, umuhaka ashobora kuza akayihakinga, akaba yabasha kumenya kureba amakuru yawe y'ibanga, akaba yabasha no kwiba iyo account yawe ntuzongere kuyibona, cyangwa akaba yagenda akayikoreraho ibyaha. Rero mu kugira strong password bidufasha kurinda abahakazi n'abascammer gukoresha cyangwa se kuba babasha kutwinjira. Gusa nyuma yo gukora iyo strong password ntago bihagije, niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uko wakora two factor authentication. Ni ukuvuga ngo two factor authentication nyuma yo gucreatinga account kuri email, either for Gmail, for Yahoo, akaba ari email, cyangwa se izindi social media account kuri Instagram, kuri LinkedIn, kuri X, kuri Facebook, you need to set two factor authentication. So muri iyi video rero tugiye kureba kuri account ya email ukuntu ushobora gusetinga two factor authentication. Ese nyuma yuko wakoze password, wenda se wanarikavarinze email yawe, ariko ibyo byose umuhaka ashobora kubigeraho. Ashobora gufata icyumweru akakimara ari gushaka password yawe karangira yimenye. Ese nyuma yo kubona iyo password yaba yemerewe kuba yareba amakuru yawe? Ushyiraho two factor authentication nko kuba wenda nyuma yo kuba yashyiramo password bamwoherereza OTP, agatokeni akagashyira muri telefone cyangwa se ahandi hantu, cyangwa se indi recovery wakoze kugira ngo abashe kuba yakinjira muri iyo account, abashe kuba yakemererwa kuyinjiramo. Ikindi ushobora gushyiraho ko bazajya bakohereza message kuri nimero ya telefone ya runaka wahisemo, akaba ariyo izajya iverifyinga niba ari wowe koko uje kwinjira kuri iyo account. Urumva ni uburyo bwinshi bwo kurinda account yawe. Ntabwo ari ngombwa iyo umaze gukora strong password, ni ingenzi, ariko se hagize umuntu umenye password yawe byagenda bite? Niyo mpamvu rero dukeneye gukora two factor authentication. So reka dukoresha urugero rwa email kugira ngo bibashe kugenda neza. Turaza hano kuri Gmail, kuri Google, cyo kuri searching Google Chrome. Hanyuma ngewe hano mfitemo account menshi, ariko reka dukoreshe iyi ngiyi. Urabona hano dufite email yitwa agnesmawonimana11@gmail.com. Nujya hano kuri manager wa Google account ugahitamo data and privacy, ubwo tugiye kureba umutekano w'amakuru yanjye y'ibanga. Hanyuma ukaza hano kuri search ugasearchinga two factor authentication. Two factor authentication ushobora gukoresha hano, haba hari uburyo bwinshi. Ese ni two step verification phones, ubwo ni ugushyiraho iya mbere washyizeho phone yo kwirikavaringa, ugashyiraho na phone ya kabiri. Ni ukuvuga ngo bakakohereza message kuri telefone ya mbere, wayishyiramo babona ariyo, bakakohereza indi message ku yindi nimero ya telefone. Urumva biragoye kuba umuhaka yamenya ibyo bintu byose. Ikindi ushobora gukoresha backup security phones, nayo iragufasha kuba warinda abahakazi ntago babasha kumenya iyo backup waba warakoresheje. Ikindi ni two step verification, nayo urayikoresha hano bakwereka uburyo wayikoresha.
ushobora kuza ugashyiraho namba, ngewe nayishyizeho nimero, Google prompt nayo nayishyizeho, ushobora kuza ukandinga authenticator app, get backup codes, ni wowe uyisetinga. Ikindi ushobora gutaninga on two factor verification cyangwa se ukayitaninga off, ugashyiraho telefone namba ugashyiraho phone number. Urumva ugashyiraho telefone namba yo kuba wakoresha nyine, niba umaze gushyiramo password, username na password, ugiye kwiloginga kuri iyo account, mbere yuko ubona dashboard yawe bakabanza bakohereza code kuri iyo nimero ya telefone, kugira ngo making sure yuko wemerewe gukoresha iyo account, cyangwa se iyo account ari yawe. Rero wowe utarakora icyo kintu rwose, usanga abantu bibye, ngo babibye WhatsApp, ngo babibye ngo email zabo, ngo babibye ngo Instagram zabo, ngo babibye ngo account yabo ku social media platform atandukanye. Ngo ubu rero uburyo uzakoresha, uzajya kuri account yawe, numara kujya kuri profile yawe yo kuri iyo account, ujye kuri data and privacy, wandikemo two factor authentication, bazahita baguhereza uburyo wakora two factor authentication. Ushobora gukoresha telefone, ushobora gukoresha backup phones, ushobora gukoresha verification code. Rero uhitamo ikikunogeye kandi cyo uzabasha kwibuka, cyangwa se kizajya kigufasha aho waba uri hose. So urundi rugero rwo kuba wakora two step verification ya account yawe yo kuri email cyangwa se izindi social media platform, reka turebe dukoresha WhatsApp. Ni ukuvuga ngo WhatsApp, abantu benshi bakunda kugira ikibazo ngo WhatsApp yanjye bayibye, ngo WhatsApp yanjye ngo byagenze bite. Ariko hano ngiye kukwereka uburyo ushobora nayo kuba wayirikavaringa rwose, umuhaka akaba atabasha kwiba WhatsApp yawe. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ujya kuri profile yawe, hanyuma ukajya kuri account, iyi account, hanyuma kubera ko hano niroginze muri computer, ntago banyemerera kuba nakora two step verification. Ariko iyo uri kubikora muri telefone, ubona two step verification iri kumwe n'izi ngizi iri munsi y'izi ngizi ziri hano, hanyuma ukaba wabasha kuyisetinga ku buryo mbere yuko iyo nimero yawe ya telefone, niko hano barimo kubimbwira ngo for extra security turn on two step verification which will require a PIN when you are registering your phone number with WhatsApp again. Vuga ngo hano ushyiramo PIN ku buryo iyo ugiye kuregisteringa nimero yawe ya telefone mu yindi computer cyangwa mu yindi device, ibanza ikagusaba yuko ushyiramo ya PIN wasetinze, kugira ngo imaking sure yuko ari wowe koko wongeye kugaruka gukoresha iyo nimero ya telefone. Vuga ngo rero umuntu wari ufite ikibazo yuko account ye itarinzwe, umuntu utari warakoze two step verification kuri social media account, especially kuri email, kuri WhatsApp, kuri Instagram, rwose wagenda ukabikora hakiri kare batarakwibira account yawe, cyangwa se bakaba bakwiba amakuru yawe y'ibanga. Ibaze nawe baramutse bakwibye miliyoni zawe ziri kuri account yawe, byaba bibabaje cyane. Gahunda rero niyo gukora two step verification kugira ngo wizere umutekano w'ibintu byawe. Murakoze mwebwe twabanye muri iyi video, niba mwaryohewe mwakora subscribe, utarakora subscribe wakora subscribe, like, share na comment. Tukazahura muri video y'ubutaha tuvuga uko wakoresha email mu buzima bwa buri munsi.